Reka nizere ko mumeze neza abakunzi bacu mudukurikiye muri impande zitandukanye z'igihugu, abari amajyepfo, amajyaruguru, uburengerazuba, uburasiro bwaryo ndetse n'abadukurikiye uri mu mujyi wa Kigali, abadiaspora namwe ntago tubibagiwe aho mudukurikiye muherereye hose, mwe mudukurikiye muri impande z'isi mwese ndabasuhuje. Rero aka kanya tugarutse n'amakuru ari kuvugwa ku muhanzi Yampano, izi ni breaking news. Reka ngusabe niba ari ubwa mbere ugeze hano, nkandira ku ijambo subscribe kugira ngo tujye tugenda tubana, ngende nkugezaho ibiganiro bigiye bitandukanye. Rero umuhanzi Yampano amakuru ari kugenda atugeraho avuga ko uno muhanzi Yampano ashobora kuba yahunze yavuye mu gihugu. Rero uyu mugabo wamenyekanye nka Yampano akaba yitwa Uworizagwira Florian, ubu amakuru ari kutugeraho nuko yahunze yavuye mu gihugu, akaba yajyanye n'umukunzi we, dore ko mu minsi yashize hagiye hanze video ye ya Yampano arimo arakora imibonano mpuzabitsina cyangwa se arimo aratera akabariro n'uno mugore we. Rero uyu muhanzi Yampano amakuru ari kutugeraho avuga ko uno muhanzi Yampano ashobora kuba yahunze cyangwa se yagize ubwoba ko nawe ashobora kuba yajya muri kesi nawe akaba yafungwa. Rero uyu muhanzi Yampano akaba ari kubarizwa hariya mu Bubiligi, akaba ariho yahungiye, akaba yajyanye n'umugore we, yagiye mu ijoro ryahise, dore ko yanagiye mu buryo bw'ibanga, yanga kugira abantu abibwira cyangwa se yanga kugira itangazamakuru na rito rimenya ko Yampano agiye, dore ko yari ari guhunga urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha, yanga ko nawe ashobora kuba yatabwa muri yombi, dore ko hari gukurikiranwa bamwe mu bagize uruhare mu gushyira hanze cyangwa se mu gukwirakwiza ano mavideo y'urukozasoni ya Yampano, dore ko harimo Jihad, harimo uwitwa Pazo ndetse n'abandi bajene bagiye batandukanye bari gukurikiranwa n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB. Rero uno muhanzi Yampano amakuru ari kugenda atugeraho nuko ashobora kuba yagize ubwoba akaba yahunze, dore ko iperereza ryari rigikomeje ku bantu bashyize video za Yampano hanze. Rero uno muhanzi Yampano akaba yamaze kuba yagira ubwoba, ubu akaba yahungiye hariya mu Bubiligi, akaba yajyanye n'umugore we. Rero andi makuru turi kugenda dukura ku binyamakuru bigiye bitandukanye nuko uno muhanzi Yampano ashobora kuba yagiye hariya mu gihugu cy'Ububiligi mu bitaramo agiye kuba yategura, dore ko hagiye hanze ziriya video za Yampano z'urukozasoni afite ibitaramo azakorera hanze. Bamwe bari kuvuga ko uno muhanzi Yampano ashobora kuba yagiye gukora ibitaramo aho hanze, cyangwa se yagiye kumvikana n'abategura ibitaramo arebe ko ibyo bitaramo byakomeza, kuko byari byakomwe mu nkokora n'amavideo y'urukozasoni yagiye hanze. Gusa hari abari kuvuga ko ibyo ashobora kuba ari ibinyoma, kuko Yampano we ashobora kuba yahunze kubera iperereza cyangwa se kubera video zagiye hanze, yanga ko bishobora kuba byamukoraho nawe akaba yajya muri gereza. Rero uno muhanzi Yampano ubu akaba ari kubarizwa hariya mu Bubiligi, akaba ariho yajyanye n'umugore we, dore ko yagiye mu ijoro ryahise, akaba yashyitse ku masaha y'igitondo. Amakuru akaba agiye yamenyekana ko uyu mugoroba ko umuhanzi Yampano yaba yafashe rutema ikirere cyangwa se yaba yamaze kuba yagenda. Uyu muhanzi Uworizagwira Florian wamenyekanye cyane nka Yampano, rero ubu amakuru ari kugenda atugeraho nk'uko nabikubwiye nuko yaba yamaze kuba yahunga kubera ubwoba, dore ko bamwe mu bagize uruhare mu gushyira za video za Yampano bashobora kubiryozwa ndetse bagakatirwa imyaka myinshi. Rero Yampano nawe bivuga ko ashobora kuba nawe yari bwazakurikiranwe, rero akaba yagize ubwoba we agahitamo kuba yakuramo ako karenge kugira ngo agende abaretse bibanze bituze, azagaruke ikirego cyararangiye. Mu rwego rwo kwanga stress, Yampano yahisemo kuba yajya hariya mu Bubiligi, akaba ariho agiye kuba agumye mu gihe ikirego kiri kugenda gikurikiranwa. Abagize uruhare mu gushyira hanze video ze bari kubiryozwa, Yampano we akaba yibereye hariya mu Bubiligi. Reka ngusabe rero we twabanye nkandire ku ijambo subscribe, niba ari ubwa mbere rugeze hano unkorere share, ujye muri comment unyereke ko twari kumwe. Amazina ni Digi nk'ibisanzwe, umwana ubikora ubikunze.